ko watanze Kristo ukunda cyane kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none turi mu ntsinzi, izina ry'Imana rihimbazwe kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kuko utarigeze kumenya icyaha wamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Haleluya, haleluya. Kandi tuzi neza ko uzanatwishyira nyaguhora ku ngoma, tukabana nawe iteka ryose. Iyo mpamvu tukiri mu isi twakira ijambo ryawe, rikatweza, rikadutunganya, rikadutegura, rikadufasha mu rugendo kugira ngo tugwize imbaraga, dukomereye Uwiteka Imana yacu muri ryo. Turagusabye kugira ngo umugaragu wawe uyu munsi wa none wateguye ugiye guhagarara imbere yacu kugira ngo uvuge ijambo ryawe, imbaraga z'Imana zibane nawe, Mwuka wera w'Imana muyobore. Turasenze ngo twebwe nawe kumva icyo Imana ivugana natwe, kandi imitima yose iri imbere yawe yakire kugubwa neza, yakire gukizwa n'ijambo ry'Imana. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo atangirane nawe kandi asozanye nawe, kandi twebwe twese Uwiteka Imana igira neza udutunganyirize kuzabana nawe ukoresheje ijambo ryawe. Urakoze, tugukomeye amashyi twakira ijambo ryawe ndetse n'umugaragu watoranyije, kandi tuzi neza kubana natwe twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Numugoroba w'umugisha, numugoroba mwiza, numugoroba wo kuzirikana imibabaro Kristo yagize mu gihe cyo kuducungura. Numugisha rero twagize kuba Imana yaduhaye ayo mahirwe yo guterana kwera. Ijambo ryateguwe n'itorero ryacu kuri uyu munsi wa kane ni ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 18. Korinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Icyumweru turimo baravuga ngo ni icyumweru gitagatifu, la semaine sainte cyangwa Holy Week. Ni ijambo rikoreshwa mu isi yose, icyumweru tuzirikanamo inzira y'umusaraba Yesu yagize, ibihe byabayeho muri kiriya cyumweru gitangirana na cya cyumweru bita amashami. Nkacyo cyabaye ku cyumweru ejo bundi. Amatorero amwe ajya ajyana amashami y'imikindo ku rusengero, bakaza kuzirikana cya gihe Yesu yinjiye i Yerusalemu. Yinjiye i Yerusalemu ariko aza mu cyubahiro gikomeye, abantu basasa imyambaro mu nzira, nawe aza ku ndogobe, bazana n'amashami bavuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina rya nde? Uje mu izina ry'Uwiteka. Bari bamwubashye cyane, baririmba, mbese byari ibintu bikomeye cyane. Rero nicyo cyumweru gitangira kuzaza ukagera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane turiho uyu munsi, kaza ejo ku wa gatanu, ku wa gatandatu nanone, hanyuma ku cyumweru nanone kandi tukizihiza izuka rye. Muri icyo cyumweru rero habayemo ibintu byinshi bitandukanye bitangirana n'icyo gikorwa cyo kwinjira i Yerusalemu. Hanyuma uteruye biriya bihe ukasa n'ubishyira mu gihe cyacu, uvuga ngo ku wa mbere habayeho kwinjira mu rusengero, hanyuma asanga urusengero rwahindutse umusaka barucururizamo, abavunjayi barimo, abacuruza
iby'abatambyi bakenera bajyanaho ibitambo abantu bajya gutamba ibitambo bashyira abatambyi bose bacururizaga mu rusengero. Hanyuma rero wabaye umunsi bavuga ngo ni umunsi wo kweza cyangwa se wo gusukura urusengero. Kuko Yesu yaraje bose arabirukana mu rusengero. Nubwo yari akicishije bugufi acyambaye umubiri w'umuntu, hari iyo yashakaga gukoresha ubutware yarabukoreshaga kandi ntihagire umuvuguruza. Ko urumva abantu bamwe ibintu yarakubise yajugunya, ariko nta numwe wigeze avuga ati wowe uri mu biki. Bose baratinye, bose bimenyaho ikibi, bamenya ko batanye. Hanyuma barasohoka birukana mu rusengero. Ku munsi wakurikiyeho, ubwo ni ku wa kabiri, nibwo yavumye cya giti cy'umutini arakivuma. Yakivumiye iki? Yakivumiye ko kitari gifite imbuto. Urumva buri gikorwa cyose cyari gifite icyo kivuze. Habayeho n'izindi nyigisho, ariko icyaranze uriya munsi cyane ni ukuvuma igiti cy'umutini kiteraga imbuto. Kuko umuntu akwiriye kubaho, umukristo akwiriye kubaho agira gute? Yera imbuto. Hanyuma ku munsi wa gatatu, ari nka w'ejo washize, ho nta kintu kidasanzwe Bibiliya ivuga cyangwa yerekana Yesu yakoze, ariko harimo ikintu cyabaye gikomeye. Kuko ubwo mu bundi buryo hari habayeho guceceka, ariko nibwo habaye umunsi wo kunoza bwa nyuma, kunoza umugambi wo kugirira nabi Yesu. Ndetse tubona ko Yuda yavuye mu bandi. Yuda murabizi amateka ye, hari ukuntu burya Bibiliya imuvuga mu buryo bwihariye, cyane cyane iyo tugeze ahantu wa mudamu yaje akazana amavuta y'igiciro cyinshi, akayogesha ibirenge bya Yesu, akahanaguza umusatsi we. Ngo Yuda yararakaye cyane, ararakara, aravuga ngo ariko ngo aya mavuta ngo ubu ntapfuye ubusa koko, ngo aya mavuta ngo ubu ngubu ntabwo twari kuzayagurisha tugakuramo amafaranga hanyuma tukazadufashisha abakene. Yohana wanditse yaravuze ngo si urukundo, ngo si impuhwe yari afitiye abakene, ngo ahubwo nuko yari umujura. Ngo akifuza ko ibyo yagendanaga mu ruhago, kuko niba ari umubitsi, ngo bigwira kugira ngo azajye abona ibyo agenda yiba. Aha rero yarabonyemo akadiro, wa mugani w'abiki gihe. Yarabonye akadiro ko kuvuga kuko ngo bagambanira Yesu, baravuga ati ariko abantu bagendana bose bajya gusa, ubundi twamubwirwa n'iki? Nitwohereza n'abasirikare kumufata, ubundi bazamubwirwa n'iki? Ntibazamwitiranya. Yuda amenya ko kadiro kabonetse, aravuga ati ntacyo, ayo ngayo ayo n'ayanjye. Arangije ngo ahita abasanga, arababwira ati se ubundi murampa iki kugira ngo njyewe nzamubereke neza? Murampa iki? Ngo bemeranya, baraciririkanya, bemeranya ibiceri by'ifeza 30. Ariko nimukurikirana neza muzasanga nubwo Yuda yagiye muri iyo diro, wa mugani w'abiki gihe, Yuda ntiyari yiteze ko Yesu azapfa. Kubera iki? Yuda yaravugaga ati Yesu baje kumufata ibyiciro bitandukanye ndeba, akazajya agira gutya agatambuka, bakananirwa kumufata, akananirwa n'ubasha kuzamura ukuboko ngo amufate. Byabaye ndeba. Yesu yakoze ibitangaza bikomeye ndeba n'amaso yanjye, icyo yashaka gukora cyose yagikora. Njyewe reka nirira amafaranga, ubundi ibya Yesu bazamenya ibyo ari byo. Ntago yari yiteze. Impamvu wenda nuko turaza kuhagera, impamvu bigaragara ko atari yiteze ko ari bupfe, murabizi ko mu gihe bamufataga bakamutwara, bamukubita, bamucira urubanza, ibintu byose abona Yesu nta kintu akoze, abona baramutwaye. Ngo abonye ngo urubanza rubaye nkaho rumutsinze, aravuga ati nakoze ishyano, nagambaniye amaraso atariho urubanza. Afata bya biceri bamuhaye, arabifata bishira abatambyi n'abakuru, barangije nabo barabyanga. Aravuga ati we nimuyakire, nagambaniye amaraso y'utariho urubanza. Baramubwira ngo ibyo ni ibyawe biramaze. Ngo abuze ukuntu abigenza, arayafatana bayajugunya hehe? Ayajugunya mu rusengero, ahita ajya kwimanika. Ese murumva yari yiteguye ko Yesu azapfa? Ese yari yiteguye kwimanika?
ibintu byamubayeho ni ibintu byamutunguye, ntabwo yatekerezaga ko byashoboka. Ariko nyine urumva nyine umuzi w'ikibazo cye cyose ni amafaranga, 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 amafaranga. Barokore amafaranga. Hari umuntu ujya ukizwa mu bintu byose ngo ariko yagera ku mafaranga bikanga, kavuga ati nzakizwa ahandi ariko amafaranga yo Imana irabizi ko tuyakeneye. Imana itugirire neza. So urumva rero ni cyabaye kuwa gatatu, ni nubwo bugambanyi bwanogejwe neza barabunoza, ndetse abavuga ati ngewe muzabona ngo tuzagenda mwo muzabona nsomye nkamusoma muzamenye ko ari uwo nguwo. Barabinoza neza. Hanyuma kuwa kane ubwo ari niho nk'uyu munsi kuwa kane ikintu cyabaye gikomeye, habayeho gusangira ibya Pasika. Kuba bageze muri ya minsi mikuru y'imitsima idasembuye, kandi wari umunsi wo gusangira ibya Pasika nk'uko nyine wari umuco mu bihe bya Pasika. Hanyuma rero muri icyo gihe murabizi ahantu basangiriye aho bise Bibiliya yavuze ngo ni kwa Ntuza. Uziko buri ibintu bya Yesu muzitegereze muzasanga byari biteguye, buri kantu kose kari gateguye. Ko ngo batekereje gusangira ibya Pasika, arambwira ati none urashaka ko dusangira ari ibya Pasika? Arabwira ati mugende mu murwa mujye kwa Ntuza. Sese kwa turahabwirwa n'iki? Ati mwebwe mugende nimuza kubona umuntu wikoreye ikibindi kirimo amazi, uwo ngo mumukurikira, aho yinjira namwe mwinjira aho ngaho muhite mubwira nyir'urugo mumubwire ngo databuja aradutumye ngo tuze dutegure. Urumva ko aho ngaho umuntu ahita atekerezamo ibintu byinshi. Hari umuteguro wari uriho Bibiliya itigeze yinjiramo, abantu batamenye. Hanyuma rero niko babigenje, baragenda barategura ibya Pasika. Hanyuma ku mugoroba rero aragenda bajya gusangira ibya Pasika ko bari babiteguye. Hanyuma rero mu gihe batangiraga gusangira bababwira ijambo rikomeye. Arababwira ati rero nubwo dusangira ariko umwe muri mwebwe arangambanira. Abantu bose barikanga, ati se yaba ari ngewe? Ngo ati se none se yaba ari ngewe? Ndise yaba ari ngewe? Ndise yaba ari ngewe? Arabwira ati uwo muza kubona duhuriza amaboko kumbehe mumenye ko ari uwo. Hanyuma rero bibaye ahurizamo nande na Yuda. Yuda arabwira ati none se ni ngewe? Yesu ati wakabimenye, ubundi se ntubizi. Barakomeza barasangira. Hanyuma bajya gusoza rero nibwo Yesu yaremye ifunguro ryera, nibwo yabatunguye, afata umugati arashimira, arabwira ati murye kuri uyu mutsima mwese kuko iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Arangije ngo afata n'inkongoro arashimira, arabahereza ati munywe kuri iki gikombe mwese kuko ya ni amaraso yanjye, ni ikimenyetso cy'isezerano rishya, amaraso agiye kumeneka ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Hanyuma rero barangije barasenga barahaguruka. Bibiliya iravuga ngo bajya ku musozi wa Elayono ngo bagenda baririmba. Hanyuma rero ngo bakigenda ngo batangira kuganira. Arababwira ati rero uyu munsi mumenye ko ibyanjye birubahemuze. Ati kuko ibyanditswe biravuga ngo nzakubita umwungeri intama, umukumbi w'intama utatana. Petero ati abandi bose bo birashoboka ariko kuri nge ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Abandi bashobora kugutererana, abandi bashobora kugenda, ariko ngewe ntibishoboka. Yesu aramubwira ati Petero wacecetse. Ati kuri bunyi ati rwose nubwo abandi bose bagera, nubwo nge haba mu rupfu turajyana. Yesu aramubwira ati nyamara Petero, andi ndakubwira yuko inkoko itarabika uraba umaze kunyihakana aka gatatu. Petero ngo arasiza aravuga ati oya ibyo bintu ntabwo bishoboka, nta nubwo byabaho, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. Barangije baragenda bajya Getsemani bajya gusenga. Hanyuma Bibiliya yerekana ko hari ukuntu burya yagiraga batatu be b'ingenzi bagendanaga, yari Petero, Yakobo na Yohana. Ngo yabwiye abandi ati musigara aho ngaho nigira imbere gusenga, namwe musigare musengera aha ngaha. Ngo baragenda bigira imbere nabwo
ngo barasenga, ariko ngo nabo barababwira ati noneho namwe muguma ahangaha nongere nigire imbere, ariko mube maso musenge. Ibyo nabyo bifite ikindi kintu bisobanuye. Iyo leadership ya Yesu yari ifite ikintu isobanuye. Urumva abambere arabasize n'abandi kandi arabasize, yigiye imbere ajya gusenga, ariko ngo yasenganaga umubabaro mwinshi, ndetse ngo yakururaga neza imibabaro agiye gucamo. Ngo arasenga aravuga ati data iki gikombe kindenge, ariko amare kubivuga ahita yibuka ko nubundi icyamuzanye ari ukubabazwa. Aravuga ati ariko noneho ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Niba ari uko nguko bigomba kugenda, nta kindi narenzaho, bibe uko ushaka. Ngo arasenga, ngo mukanya aragaruka, ngo agaruka asanga ba Petero basinziriye. Ati koko munaniwe no kubana nanjye maso nibura isaha imwe? Nimukanguke musenge mutagwa mu moshya. Ngo arabakangura ati musenge, ntabwo ibihe byoroshye, birakomeye, kandi nanjye umutima wanjye wishwe n'agahinda cyane, ndumva kenda kunyica, ariko umutima urakunze, ariko umubiri wo ufite intege nkeya. Ngo abasiga harongera aragenda arasenga, garongera asenga nka kwa kundi kwa mbere, ngo abagarukeho kandi none asanga basinziriye. Arabwira ati koko murasinziriye? Ngo amaso yabo, biravuga ngo amaso yabo yararemerewe. Arongera arabaganiriza gatoya, arangiza arongera arabasiga aragenda. Ngo yongera asenga nk'ubwa mbere, arangije aragaruka n'undi asanga basinziriye. Garanza aravuga ati ngaho noneho nimusinzire, ariko igihe cyanjye cyo kirasohoye. Hashira akanya arababwira ati noneho nimukanguke tugende, kuko ungenza ari bugufi. Ngo bagihaguruka bagitangira kugenda, Yuda n'igitero. Urumva burya bavuye gusangira, Yuda arakwepa. Byamasengesha abandi banasinziragamo, Yuda we ntiyaranayeremo, yari yakwepye. Urumva bamaze gusangira arakwepa, ajya kuzana igitero. Amaze kureba neza ahantu bari n'ahantu basengeye, yahitegereje neza, hanyuma aragenda azana igitero. Ngo cyari kirimo abasirikare n'abagaragu b'abatambyi n'abantu b'abanditsi, mbese bari baje ngo barahurura, baza gufata Yesu. Hanyuma Yuda nk'uko yari yabivuze araza nyine, ngo aramusomagura cyane. Urumva by'uburyarya, aramusomagura. Nuko arangije nyine bamenya uwo ari we, barangije baramufata, batangira kumugirira nabi. Petero abibonye ati oya, ati ntabwo nabyemera. Bakuye inkota. Attention, Petero uzi ko yari akigenda n'inkota. Tekereza imyaka 3 n'igice yose yari amaranye na Yesu, kumbe yari akigendana. Ariko Yesu yari afite ibibazo. Uzi kugendana na Yuda w'umujura, ukagendana na Petero ufite inkota. Ubwo nuko hatavuzwe iby'abandi. Burya nubwo hatavuzwe iby'abandi, buriya bavuga ko impamvu bavuga ngo yakundaga Yohana cyane, ngo Yohana ntabwo Bibiliya nyine muzayibonamo, ariko ngo Yohana we ngo yari afite ukuntu we yari yarimariye muri Yesu n'umutima we wose, ibintu byose yarashize hasi. Ndetse burya banavuga ko ngo umunsi Yohana umubatiza, ko yabanze kuba umwigishwa Yohana umubatiza, ngo umunsi yavuze ngo dore ntama w'Imana, ngo dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ngo Yohana yahise asezera Yohana umubatiza, bose bitwaga ba Yohana, ahita akurikira Yesu. Bavuga amatradisiyo avuga ko ngo yari afite umufiyanse yendaga gukora ubukwe. Hanyuma urukundo rwose aragenda rurundurira muri Yesu, yibagirwa ko yari afite na fiyanse. Uburyo ngo yagendaga, ngo yahoraga mu gituza cyose, ngo yakundaga amagambo ya Yesu cyane, ngo umutima we wose yari yarawumariye muri Yesu. Hahandi ibintu byose yabaga yarabyibagiwe, kuba gusa aho Yesu yabaga yicaye, ngo ahita agenda agahita yicara, agahita yegama mu gituza cye. Ngo yaramuhaye umutima we wose, mbese ubuzima bwe bwose yarabuhaye Yesu. Ibyo bintu by'inkota, utuntu tw'uburyarya, utuntu bya bindi byose abigishwa bajyaga bagira, rimwe bamwibaza ngo ninde ngo uzaba mukuru, ibyo ngibyo ntabwo yabaga birimo.
ni nibyo bamwe bazaga bata abana bacu bazamera guta babwira Yesu bati uzebe uko Yohana ngo ntiyabaga byitayeho. Ariko ba Petero bari bakigendana inkota, ba Yuda bari bakigavura ibyo babikaga. Rero Petero rero aravuga ati ntabwo twabyemera, abakuye inkota ngo ahita akata ugutwi k'umugaragu w'umutambyi ngo witwaga Maruko, muzabibona muri Bibiliya birimo. Noneho ngo Yesu aramwitegereza ngo ahita atoragura ugutwi kwari gutakaye hasi, ngo arongera gusubizaho. Yesu ashimwe. Arabwira ngo Petero usubiza inkota mu rwubati. Iyi ntambara turimo ntabwo ari iy'inkota, ntabwo ari iy'umubiri. Iyo nkenera abantabara nari kubwira data kohereza legiyoni 12 zikaza zikandwanirira. Ariko noneho se ibyanditswe byasohora gute? Ikintu cyane y'ubwoba aha hantu nukuntu aba bantu iki gitero cyabonye icyo gitangaza cyarangiza kigakomeza, ntibamere nk'aba basirikare. Muzi abasirikare mbere gatoya bari baje kumufata ngo bamutumye ngo mugende mumufate, ngo bakaza ngo bahagera ngo mu giterane ngo bakumva amagambo meza, ngo bakumva amagambo meza. Abasirikare ngo barafashwa ngo barangira barabwira batebasha, ubu murabona uyu muntu twamufata, mureka tusubireyo. Uko batugenza kose babigenza, ariko ntabwo umuntu nk'uyu bamufata. Ngo basubirayo, ngo bageze kuba batumye batuse ko mutamuzanye, namwe ubwanyu mwumvisha amagambo avuga. Haleluya! Ese yagiraga amagambo meza ngo nta kintu mwabasha kumutwara. Ntabwo nzi Bibiliya ntabwo yakomeje ngo ivuge uko byabagendekeye nyuma, ariko Yesu yagiraga amagambo meza. Yesu nashimwe cyane. Aba rero bo babonye igitangaza gikomeye, ariko bari basizoye, bari basaze, bari bamaramaje, ngo bamutwara bamukubita, bamutwara bamugirira nabi, bamuvugaho amagambo akomeye. Ngo nibwo Petero abivuyemo tangira gusubira inyuma, ngo ahubwo noneho nguko ngo barengaga, ngo Petero akagira gute, ngo agahinguka. Yari yavuze ngo nubwo haba mu rupfu turagira gute. Ibya Yesu. Ariko muzakurikirane bya bindi nababwiraga, muzakurikirane Yohana. Uzi ko Yohana atigeze ajya kure ya Yesu, na baba mama bitwa ba Salome na ba Magdalena na nyina wa Yesu, bari aba mama bamusavingaga muri kiriya gihe yakoraga umurimo, bamubaye hafi. Ntago babaye nka Petero. Icyakora muri babigishwa be bandi ngo bamwe baciyeho barirukanka, ngo ndetse havamo umusore umwe muzamubona ngira ngo ni Mariko wamwanditseho, ngo yari akenyeye umwenda w'umweru, ngo baramufata bamufashe ngo arawubasigira, arirukanka, ngo yirukanka yambaye ubusa, arirukanka arahunga. Batwara Yesu rero mu rugo rw'umutambyi. Iyo musomye neza muri Yohana hari utuntu yagiye avuga, kandi agahamya ngo ubihamya n'uwabyiboneye n'amaso ye. Avuga ngo burya yababanje kumutwara kwa Ana. Umutambyi witwaga Ana yari umutambyi mukuru, ariko abaroma bari baramukuyeho. Iyo ukurikiranye amateka ubundi ubona ko bavugamo Ana bakavuga na Kayafa, kandi umutambyi mukuru yagombaga kuba ari umwe. Ariko icyo gihe hariho Ana hakaba na Kayafa. Ana rero abaroma bari baramukuyeho, hanyuma barangije bimika Kayafa, niwe wari wemewe na Roma. Ibyo Ana yakoraga Roma ntiyabyemeraga, ko niwe yari itegetse muri icyo gihe. Ngo babanje rero kumutwara kwa Ana. Impamvu babanje kumutwara kwa Ana ntibamutware kwa Kayafa, bakaza kumutwara yo nyuma. Ana ngo nubwo abaroma bamukuyeho, ariko niwe abantu bumvaga, niwe bemeraga. Kayafa ntibamwemeraga, ariko niwe wari wemewe n'ubutegetsi bwari buyoboye isi, niwe wari wemewe n'abaroma. Bamujyana rero kwa Ana. Nyuma yaho muzabisoma muri Yohana niho wabisobanura neza.
hanyuma rero baragenda baramurega ibirego byinshi cyane, kandi niko bamukubita, niko bamucira amacandwe, ngo niko bamupfuka mu maso bakamukubita bati ngaho muhanuzi hanura, ninde ugukubise fora ninde, hanura ninde, bakamucira mu maso bakavuga ati uyu nguyu yavuze ngo basenye urusengero ngo azarwubaka mu minsi 3, ubundi bakavuga ngo napfa azazuka, ubundi ngo yiyise ngo ni umwami, yishe isabato, agomesha abantu, ngo bamureze ibirego byinshi cyane. barangije ngo ubundi aramubaza ngo ariko ngo ubundi uri Kristo, ngo undi aravuga ngo wakabimenyese, ngo aha ngo ntimwumva, ngo uyu nguyu yarigereranya, ngo ubusa hari ikindi tukibaza. Nibwo bamufashe nyine baramutwara muri iryo joro, kandi bamugeza kwa Kayafa. Aho ngaho nyine rero ngo bamuraraho, hanyuma ijoro ryose bamugirira nabi. Ariko mwibuke ngo mu rugo rw'umutambyi niho Petero nawe yaje kuhagera nyuma, ngo ahageze nyuma ngo hahita haza umuja aravuga ati ariko uyu mugabo rero yajyaga agendana nawe najyaga mbabonana. Petero ati ni ukuri ntabwo uwo muntu muzi, simuzi. Aramwihakana kandi aramureba hariya, barimo baramukubita baramutuka barajya gutaramya ati ni ukuri ntabwo muzi. Ngo mukanya ngo haza undi ati ariko rero uyu mugabo nawe yajyaga agendana nawe, ni umwe mu bantu be. Petero ati ni ukuri ntabwo uwo muntu simuzi, nta hantu na hamwe muzi, nta hantu tuziranye. Ngo mu kandi kanya haza abagabo babiri, ati ariko murumva uyu mugabo, murumva n'imvugo ye uzi ko ari umwe mu bantu be. Petero ati rwose nta n'ahantu muzi, ngo aratsemba, ngo aratsemba arasizora, ngo arangije ngo agiye kumva yumva isake irabitse, ahita yibuka ibyo Yesu yagize gute, yamubwiye ngo ahita asohoka ava mu bandi aragenda ajya inyuma ajya kurira. Rero urumva ibyo bamukoreye byose muri iryo joro, ni nk'ijoro nk'iri ngiri bamugirira nabi, ngo bemeza ko byamugirira byose, bemeza ko agomba gupfa. Ngo ariko nubwo bemeje ko agomba gupfa, nta n'umwe wari ufite ubutware, wari ufite uburenganzira bwo gukatira umuntu urubanza rwo gupfa, keretse umutegeka wa Roma, wari utegekeye Roma, witwaga nde? Witwaga Pilato. Niyo mpamvu rero ngo bamaze kwemeza ko agomba gupfa, ariko muri bose akaba ntawe ufite ubwo bubasha, ngo bahise mu rukerera butaracya, bazindukiye kwa Pilato, ngo baramutwara kwa Pilato. Bagere kwa Pilato, urumva Pilato baramukanguye mu gitondo kare, ngo yumva ibyo bamurega, yumva ibyo bavuga, ngo yumva ngo ashakamo ingingo yakwicisha umuntu, kwa mugara ati tuzanye umuntu uyu nguyu agomba gukatirwa ubwo gupfa, uyu nguyu yagize ibibi byinshi, uyu ni umugome, bamuvuga ibintu byinshi cyane, ngo ariko ashakamo ikintu, ngo ahita amenya ko ari ibintu by'amatiku y'Abayuda. Aravuga ati ibintu ni amatiku. Kugira ati uyu muntu se ko numva nta ngingo, nako numva nta ngingo irimo. Baravuga ngo barashega ariko agomba gupfa, uko byagenda kose agomba gupfa. Ngo bimushobeye, ngo muri icyo gitondo cya kare, ubwo twageze kuwa gatanu nyine mu gitondo kare nkesha, ngo ahita amwohereza kwa Herode. Herode we yari umunyagalilaya, nawe yari umutegetsi nyine wemewe n'abaturage, ariko nyine utari wemewe na Roma nyine, ariko nawe ufatanya na Herode, ariko ngo ntibanajyaga n'imbizi, ntibumvikanaga. Urumva nyine bwari ubutegetsi bw'igitugu bwo gutegeka isi, bwo gukoroniza. Abakoroni rero bari bafite n'umuyobozi wabo ni Herode muri icyo gihe bakoronijwe. Noneho ngo arihita amwoherezayo, atahari wenda we yamenya iby'aba bantu. Baragenda ngo bageze kwa Herode, ngo Herode akubise amaso Yesu icyambere ngo yarishimye cyane. Impamvu ngo yishimye cyane ni iyi, ngo yajyaga yumva inkuru ze, ngo akumva inkuru ze, ngo ariko yarataramubona na rimwe, ngo arishima aranezerwa cyane, ngo ndetse ngo ibyo ngibyo ngo bituma ngo abe inshuti ya Pilato, ngo naho batajyaga imbizi, niko birivuga, ngo naho batajyaga imbizi, ngo babaye inshuti, ngo kubera ko amwoherereje Yesu. Ibyo bifite ubutumwa burimo bukomeye cyane, buri kintu cyose cyari gifite ubutumwa, kuko Yesu yaje guhuza abatari kuzahura.
haleluya, haleluya, haleluya. Ngo Herode rero nawe ngo batangira nawe kumubaza ibibazo bitandukanye, ngo ariko ibintu byinshi yamubazaga ngo Yesu akicecekera. Kwaramubaza urumva naho yishimye ko amubonye, ariko byamubereye n'ikigeragezo. Amugirisha ngo ageze aho ariko uzi ko mfite ububasha bwo kukwica cyangwa nkagukiza. Arambwira ati se wowe ubwo, Yesu aramubwira ngo uratekereza ko ufite ubwo bubasha bwo kuba wanyica cyangwa ukanyiza? Utekereza ko uretse ibyanditswe bigomba gusohora, ubundi wankura hehe, wabona ubwo butware wabukura he? Herode ngo agira umujinya, kandi ubundi uri Kristo. Ati se wakabimenye? Ngo Herode nawe yumva ibyo bavugaga bya Yesu biramucanga, ngo byongeye kumucanga, ngo ahita amwohereza nawe ngo amugarurira Pilato. Urumva Herode nawe ntacyo agize gute, ntacyo akuyemo. Ngo agarutse kwa Pilato, bikubitana nuko ngo Pilato ahawe ubutumwa n'umugore we, amuha message amubwira ngo ndabiza abagabo ndabazi, wirinde uwo muntu, mwirinde, ni umukiranutsi. Ijoro ryose naraye ndota byinshi kuri we, uramenye ntiwishyiraho amaraso utariho urubanza. Abandi nabo basheze, none abonye na message, kandi arimo arakurikirana akareba kibaza ikintu yakora, nawe byamushobeye. Ngo biramushobera, ngo arangije ngo yiga ubwenge, aravuga ngo yunguka akantu k'ubwenge. Aravuga ati hati mbonye ikintu kigiye gutuma uyu muntu umurengera. Ngo mu minsi mikuru byari umuco ngo yuko yajyaga barekurira imbohe. Noneho akagira ngo ikigabo cyari ikigabo cy'ikigome, cyari cyaranzwe muri sosiyete, cyakoraga ibintu bibi, abantu bose bumvaga bagahinda umushyitsi, mbese bakamwanga. Kuba noneho ngo yari afunzwe, ngo rubanda rwari rutuje, rwari ruruhutse, rugize amahoro. Aravuga ati noneho uyu mugabo mbonye uburyo bwo kumurekura. Ngo niwe yababwiye ati murabizi, nyine afata ijambo ati murabizi ko mu minsi mikuru nsanzwe mbarekurira imbohe, none dufite abantu babiri, dufite Yesu witwa Kristo, dufite na Baraba. None muri abo bantu babiri bombi murashaka ko mbarekurira nde? Yaratunguwe, agiye kumva ngo turekurire Baraba. Yewe we Pilato yarikaze, aravuga ngo none se Yesu ngo bita Kristo nabambwe. Pilato biramushobera, biba ngombwa ko baza kubohora koko nde? Baraba, umugome uteye ubwoba. Banga umukiranutsi, bahitamo umugome. Ni ku isi imeze, isi yanga gukiranuka igahitamo ubugome. Pilato arakomeza aragoragoza ati none Yesu uyu ngo mugire gute? Ati nabambwe. None se yagize ate? Bese baravuga ibintu byinshi, ngo ndetse bagera ahantu bamubwira bati rero uyu muntu urabizi ko yiyise umwami. Ati kandi nta wundi mwami tuzi uretse Kayizari ukorera, wowe ukorera aha ngaho. Ati rero niba utamwishe, niba udaciye urubanza rwo gupfa, umva ntabwo urabukira inshuti ya Kayizari. Imbehe yawe turayubika, turamutumaho, tumubwire ko umugomera, utamwemera, umurwanya. Pilato yumva bigize gute? Yumva birakomeye. Aravuga ati noneho ibintu birakomeye. Garangira aravuga ati basha, gabwira abagaraho ati munzanira amazi aho ngaho mbereka. Aravuga ati murabizi rubanda ruraha, uyu muntu ngewe Pilato nta kibi mubonyeho. Ngo bari basheze cyane, ngo ariko nyine ngo nta kundi, ngo abona ko agomba gukora uburyo yanezeza abayuda. Aravuga ati ngewe nta kibi mubonyeho, ariko amaraso ye ntazambarwe. Ngo akarabinda ati dore ndakarabye, amaraso ye ntazambarweho. Ni umujyane mu mwice, ariko amaraso ye ntazambarweho. Batayo maraso azatubarweho n'abana bacu n'abadukomokaho, ariko nabambwe.
bari basaze basizoye. Barangije aramutanga, ngo baramukubita, baramucuza, bamwambura ubusa, baramushinyagurira, ngo bamwambika ngo umwenda w'umuhemba, ngo bamuzanire inkoni ikibingo, baramubwira bati ngaho dore ngiyi inkoni y'ubwami, bamushinyagurira, ngo bamuzana ikamba ry'amahwa bararimwambika, bati ngaho rero ngaho ngirya ikamba ry'ubwami, ngaho nturi umwami se, ngo bamujya imbere bakamupfukamira, ngo ariko ari ukumushinyagurira, bamugirira nabi, baramukubita, bamucira amacandwe. Barangije mu kanya bafata inzira yerekera i Nyabihanga, aho abagome bicirwaga. Imana yacu tugirire neza kandi dutabare. Bamutwara bamukubita, bamutwara bamugirira neza, banamukoreye n'umusaraba. Ngo baragenda bageze mu nzira, ngo ariko uko yagendaga nyine nibyo bamugiriraga, ngo umusaraba wageze aho uramunanira. Bibiliya ntibivuga, ariko amatradisiyo avuga ko ngo yaguye inshuro zigeze kuri 3 agwana umusaraba. Ariko kubera ko ari abasirikare bari bamutwaye, ngo bageze mu nzira ngo bakubitana n'umugabo ngo w'ikurere witwaga Simoni. Barambwira ati we ngwino ngikorere, ngo bawumukorera ku ngufu, ngo bawumukoreye ku ngufu, bati ngayikorere tugende. Barawumukorera baragenda. Numva bagendaga abantu babashagaye, abandi ngo bari ku mayira hakurya no hakuno, ngo bagenda, ngo baza kugera ku bagore, ngo bariraga, ngo bareba Yesu. Ariko abagore muri abantu beza, ngo bari bamuririra, ngo barira, ngo Yesu abageze harabareba, arababwira ati rero mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu, kuko hari igihe kizaza bavuge ngo hahirwa inda zitabyaye, hahirwa amabere ataronkeje, ngo ahubwo bazaba babwira imisozi ngo nibagwe hejuru. Yahanuraga ibihe bikomeye bizaba bikomeye cyane. Ngo baragenda, ngo bageze i Nyabihanga, urumva byari bikiri mu gitondo. Hanyuma ngo abasirikare nyine barabanza nyine bakomeza kumugirira nabi, ngo ndetse bagera n'aho bakora ubufindo bwo kureba umuntu uri uko bagabana imyambaro ye, bamukiniraho. Hanyuma ku isaha ya 3 barangije, ngo nibwo bamutoboye n'imisumari, bamumanika ku musaraba. Batoma barabibonye ibyo bintu, ngo abona ukuntu bamutoboye n'imisumari, bamukubita imisumari, bamumanika ku musaraba. Ngo barangije, ngo bashinga umusaraba. Bamaze kuwushinga, ariko ngo ku musaraba, ngo Herode, ngo Pilato akaba ari yanditseho mu ndimi 3, mu Ruheburayo, mu Rugiriki no mu Ruroma, ngo yari yanditseho ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Ngo zari inyuguti nini, ngo ku buryo washoboraga kuzireba uri kure ukabasha kuzisoma. Ngo bamaze guhagarika umusaraba, ngo abafarisayo n'abanditsi na rubanda n'abandi bose ngo basome, mbabona handitseho ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Ngo abantu bajya kubwira Pilato ngo hoya, ngo ntabwo wagombaga kwandika ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda, ngo wandika ngo yiyise umwami w'Abayuda. Barangije arababwira ati umva bashahu rero igihe mwahere, nibyo mwakoze byarangiye byabaye, ibyo nanditse nabyanditse. Haleluya. Bashatse kuvuguruza ko Yesu atari umwami, ariko Pilato aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse, Yesu ni umwami. Ibyo mwankoresheje birahagije, mujyana ibyo ngibyo. Yesu ni umwami rero. Haleluya. Nahagiye ku musaraba, ariko ni umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuri yo saha rero ya 3 saa 3 mu gitondo, nibwo bari bamumanitse. Ngo ubundi ngo abantu nabo, ngo abahise n'abagenzi ngo baraza bose bamutuka, ngo bavuga amagambo akomeye, ngo ariko se ubundi ngo n'ababatambyi n'abafarisayo, ngo ariko ubundi ngo ntiwavuze ngo wavuze ngo basenye urusengero ngo uzarwubaka mu minsi 3, ubundi ubwo ngubwo wakwimanuye aho ngaho. Ubundi ko wakijije abandi, kuki wowe wakwikijije? Ngo bamubwira amagambo akomeye cyane, ngo abandi bakaza ngo ariko nguriye ngo ko yiringiye Imana, ngo kubera se ko Imana kwitamumanura hariya. Ngo bavuze amagambo mabi cyane yo kumushinyagurira. Ariko hari imbaraga z'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Buriya
kuri uriya musaraba yari ariho, Bibiri navuga ko byageze ku isaha ya 6 ya gatandatu ngo igihugu cyose kigacura ubwira kabiri, ngo bwamaze amasaha 3 yose. Rero amasaha yamaze ku musaraba, hari amagambo 7 yavugiye ku musaraba yerekana ko turavuga imbaraga z'umusaraba uyu munsi, yerekana imbaraga z'umusaraba. Ijambo rya mbere yavuze ngo yarebye ibyo bamugiriye byose, uko bamucunaguzaga, uko bamurenganyaga, uko bamukubitaga, ariko nyine anibuka ko ibyo byose n'ubundi ari byo byamuzanye kugira ngo ababazwe, kugira ngo bashe gucungura abantu. Ngo arangije aravuga ngo data, ngo aba bantu bababarire kuko batazi icyo bakora. Urumva ijambo rikomeye rya mbere ku musaraba ni imbabazi. Ku musaraba twahaboneye imbabazi, kandi urumva ni imbabazi zije mu gihe umuntu arimo agirirwa nabi, ariko haboneka imbabazi. Ijambo rya kabiri yavugiye ku musaraba ryatewe na cya gisambo, ngo cyakomeje kumva. Urabizi ko ngo iburyo bwe n'ibumoso bwe hari ibisambo 2. Ngo noneho ko cya kinigo cya kibumoso cyakomezaga kumva ibyo abantu bavuga, bati we wagize gutya na gutya. Ngo noneho ngo ariko ngo ibyo bavuga ntabwo byumva, ngo ubwo wakwikije natwe ukadukiza. Ngo kimubwira nabi, ngo kimubwire nabi, ngo ikiburyo kiravuga ngo ariko koko uyu nguyu ni umukiranutsi, twebwe turimo turazira ibyo twakoze, urimo uramubwira nabi. We nta kibi yakoze, none uramubwira nabi, twebwe turimo tuzira ibyo twakoze, warengana. Ngo arangira avuga ngo rata mwami, ngo nugera mu bwami bwawe ngo nyibuke. Yesu ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo y'Imana. Haleluya! Sobanura ngo ku musaraba twahavanye isezerano ry'ikibugo ry'ubugingo. Haleluya! Ku musaraba habonekeye ubugingo. Reba igisambo gikize ku munota, ku isogonda rya nyuma. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya gatatu yavuze yarivugiye kuri Mariya na Yohana. Murabizi nababwiye ko ngo bo bakomezaga kuba hafi ye mu bintu byose. Buriya muzakurikirana Yohana, kuva Yohana yahura na Yesu bwa mbere kuzarinda batandukana, Yesu asubiye mu ijuru, Yohana ari mu bantu babaye hafi y'ibintu byose. Nta na kimwe cyamucitse. Niyo mpamvu nimusoma Bibiliya muzabona imyandikire ye iratandukanye n'iyaba Mariko, iratandukanye n'iyaba Luka, iratandukanye n'iyaba Matayo. Afite guhamya gukomeye kandi akavuga amagambo. Iyo yasoma witonze nta birangazo ufite. Ujya usoma ukumva uri murimuka, ukumva uri murajya mu mwuka. Ushobora kwisanga wavuze mu ndimi urimo usoma amagambo ya Yohana. Noneho rero ngo arangije ngo abwira Mariya nyina, aramubwira ngo nguyu mwana wawe, amwereka Yohana. Ngo abwira na Yohana ngo nguyu nyoko. Bibiliya avuga ngo bamaze no kumva ayo magambo ngo ntago bigeze batandukana. Uhereye uwo munsi ngo barabanye nyine nk'umubyeyi n'umwana, ibindi bihe byose byakurikiyeho. Rero ku musaraba urumva ko twahakuye umuryango. Haleluya! Ku musaraba twahakuye, hano harimo abantu babyumva cyane. Abandi bashaka kumva ari ibisanzwe, ariko hari abantu babyumva cyane. Itorero rijya ribera umuryango. Ku musaraba twahakuye umuryango. Haleluya! Haleluya! Ijambo rya gatanu ni ijambo yavuze ngo Eli Eli lama sabakitani. Ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Urumva yagiye ku musaraba, kandi yaravuze ngo ubwo igihe kizagera ngo nanjye nkamanikwa hejuru y'isi, ngo nzireherezaho amahanga yose. Kiriya gihe rero bwari uburemere bwari bubaye bwo gucungura abantu. Yishyizeho bya bindi byose by'isi yose. Urumva imbere y'Imana ahita ahinduka nk'umwanda. Imana imutera iki? Umukobwa. Bwari uburemere bwo gucungura abantu. Yumva ari wenyine, kandi yumva aremerewe n'ibyaha by'isi, aremerewe n'ibibi bya bisi.
Imana yacu tugirire neza. Ntago umuririmbyi yaravuze ngo ntago ngo ntibyari byoroshye, ngo ariko byari bigize gute, ngo byari bikwiriye kuducungura. Ntago byari byoroshye ariko byari bikwiriye. Yesu atugirire neza. Hanyuma ijambo rya gatanu yavuze ni ijambo yavuze ngo mfite inyota. Ngo ndetse ngo havamo umusirikare umwe ngo amugirire impuhwe, ngo yumvishe ngo avuze ngo afite inyota, ngo ajya kumuzanira vino, ngo ajya kumuzanira vino isharira abasirikare b'Abaroma bajyaga banywa. Hanyuma ariko urumva inyota yo yaravuze yari inyota yo gukiza abantu, yari inyota yo gukiza imitima yacu. Ijambo rya gatandatu yavuze ni rya jambo yavuze ngo birarangiye. Angahe iyo tuhageze tusa n'abahatinda, avuga ngo birarangiye. Ni ibiki byari birangiye? Hari abantu b'abayobe bajya bavuga ngo Yesu yarangije byose, ngo none ngo nta kibazo, ngo naho umuntu yabaho uko abyumva, Yesu yarangije byose, tuzajya mu ijuru. Bakirengagiza amagambo akomeye y'ubwami bw'Imana. Uzi ko Yohana yerekwa akabona bera bageze mu ijuru, yabonye abantu bo mu moko yose n'indimi zose n'amahanga yose n'ibihugu byose, ngo akabona ngo bari barameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Ayo magambo ntimuyazi. Ariko se hirya nanone ko yabonye abantu bacirwaho iteka abandi, abavuga ko Yesu yarangije byose, ko abantu bazajya mu ijuru bose uko bakabaye, abarimbutse babo Yohana yabonye bo baturutse hehe? Hari igihe tuba tubwiriza mu rusengero abantu bagashimana inzara hariya, twavuga ngo abantu bave mu byaha, ngo babayobe bari abayobe. Uzi ko bajya batwita indushyi kandi ari bo ndushyi, batwita abayobe kandi ari bo bayobe. Niba unari hano umenye ko uri umuyobe, nutihana uzarimbuka. Ntago bire Yohana, Petero ni Paulo niwe wanditse ngo mbese dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Igisubizo yasubije cyaravuze ngo iki? Ngo ntibikagire gute? Ntibikabeho. Uramenye ejo nawe utazayoba ngo Yesu yarangije byose. Avuga ngo byose bigize gute? Birarangiye. Byari ibiki? Bwari busohoreye muri Yesu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Cyambere hari ubuhanuzi bwose burya bwarenguriraga kuri Yesu, kandi bwose bwari bwuzuriye muri we. Cyo ni icyambere. Icyakabiri ni amategeko. Buriya amategeko yose muze mu isezerano rya kera yose yerekezaga ku mugabo umwe, ari we Yesu. Icya gatatu, iby'ubutambyi ndetse n'abatambyi, ibitambo byose burya byashushanyaga, byarenguriraga ku mutambyi umwe uzaza agakuraho ibintu byose agasigara ari umutambyi wenyine. Byari ibintu bitatu bikomeye. Niyo mpamvu mu minsi mike yari ishize hari habaye ikintu kimeze nka handova, ubwo yihinduraga ukundi akaboneka ari kumwe nande na Mose, kandi Mose niwe wahawe iki? Amategeko, ndetse n'iby'ubutambyi mu isezerano rya kera, ndetse n'umuhanuzi nde? Eliya. Yesu nashimwe cyane. Nibavuga ngo byose birarangiye, mujye muganisha aho ngaho, ntimukagire ngo ni ukwidagadurira mu byaha. Niwidagadurira mu byaha uzabona ibihembo by'ibyaha. Hanyuma ijambo rya gatandatu rya karindwi yaravuze ngo data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Akimara kuvuga iryo jambo, Bibiliya avuga ngo acurika umutwe, agira gute? Arapfa.
umva imbaraga z'umusaraba. Ibyo bintu byose tuvuze byaberaga hanze y'umurwa, hehe, inyabihanga, igorogota. Ngo akimara gupfa ako kanya mu murwa hagati ya Yerusalemu mu rusengero, biravuga ngo umwenda ukingiriza hera h'urusengero ngo watabutsemo kabiri, ngo uhera hejuru ugenda ugera hehe, ugera hasi. Ntibyari birangiye byose se? Yesu bya bindi by'ibitambo n'abatambyi n'ibiki byose ntiyarabishoje. None umwenda ukingiriza ahera utaratumaga abantu barebayo, utaratumaga n'abantu bagerayo, ngo hajyaga hagerayo umutambyi mukuru nawe rimwe mu mwaka. None umva ukuntu bigenze, igitangaza kirabaye. Umva imbaraga z'umusaraba. Natwe turakingurirwa, tubonye amahirwe yo kwinjira hera binyuze muri Yesu. Haleluya, haleluya. Si ibyo gusa byabaye, Bibiliya aravuga ngo habayeho umutingito. Ibintu bibereye ku musaraba, ari kumva ikibaye mu isi. Ngo habaho umutingito, ngo isi igira gute, ngo isi iratigita, ngo ndetse ngo ibitare bigira gute, ngo ibitare birameneka. Umva imbaraga z'umusaraba zimenagura n'ibitare. Biravuga ngo n'ibituro by'abera bo mu isezerano rya kera ngo bigira gute, ngo birakinguka. Mwagize gutya mugahereza data icyubahiro. Haleluya. Ngo birakinguka, ngo intumbi nyinshi z'abera zirazuka. Bibiliya yavuzemo gato cyane, yavuze ngo amaze kuzuka Yesu ngo yabonekanye nabo, hari abamubonye ngo ari kumwe nabo. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma rero reka dukomeze aho ngaho. Iyo umuntu ahageze aba yumva yahatinda kugira ngo abantu babyumve cyane, bumve icyo umusaraba wakoze, yumve icyo urupfu rwa Yesu, amaraso ye yamenetse, bumve ibitangaza bikurikira aya maraso ye yamenetse, uru rupfu yapfuye. Hanyuma rero amaze gupfa, ngo abantu bibuka ko amasaha ageze, mu kanya bari bugere amasaha yo kwitegura isabato. Niba mubanamo n'abadive murabizi, kuwa gatanu ku mugoroba sangahe ibintu byose barafunga, ucuruza arafunga, wakoraga imirimo arafunga, ibintu byose bahita bafunga. Rero ngo bagombaga kujya kwitegura isabato. Baravuga ngo ntago bikwiriye ko aba bantu bari ku musaraba isabato igira gute, iyo cyo kwitegura isabato kibasangaho. Kandi ubundi murabizi ko babamanikaga ku musaraba kugira ngo babice ruto bababaza. Hanyuma rero baravuga ati none bafata icyemezo cyuko bagiye kubavuna amaguru kugira ngo babafashe gupfa vuba. Hanyuma ngo baraza bageze ku gisambo cya mbere bavuna amaguru, bagera ku cya kabiri bavuna amaguru. Ngo ariko bagere kuri Yesu we basanga yagize gute, basanga yapfuye. Ngo basanze yapfuye, basanga atari ngombwa kumuvuna iki, amaguru. Ngo ahubwo havamo umusirikare umwe ngo apfa gufata icumu, ngo arangije ngo apfa gutikura, ngo atikura mu rubavu rwe, ngo havamo amazi n'amaraso. Ariko mwibuke ubwo batamuvunya amaguru, hari ubuhanuzi bwavugaga yuko biravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ari kuwiteka ngo amukiza muri byose, ngo arinda amagufwa ye yose, ngo hatagira na rimwe rivunika. Yari amagambo yavuzwe kuri Yesu. Ntago rero bagombaga kumuvuna amaguru. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero urumva turi kuwa gatanu hagana ku mugoroba, ubundi mujya muvuga ngo abakire si abantu. Uyu munsi mugiye kumenya ko abakire ari abantu. Noneho ngo havamo mu bantu bitegereje ibyabaye, ngo havamo umugabo w'umukire witwaga nde, witwaga Yosefu wo mwana Matiya. Ngo arirukanka ngo ajya kwa Pilato. Mutekereze nawe umuntu yari umuntu ukomeye, umuntu wahingukaga kwa Pilato akagera kwa Pilato mu rugo we. Yari umuntu ukomeye, yari umuntu uzwi, wari umuntu wemewe. Ngo ariko yari umwigishwa wa Yesu mwibanga. Buriya hari igihe twikarakasa hariya tukajya mbere abantu bose bakatubona, ariko hari nabo mwibanga bajya bakora mu gihe cyabo.
urumva babaga bigishwa be mu ibanga. Muzi ko na Nikodemu yari umwigisha we mu ibanga, baga bafite position zikomeye, abandi bafite ubutunzi bukomeye, abandi bafite za business, kugira ngo rero batiteranya n'ubutegetsi ngo bakazajya bakurikira ibintu byose ariko mu ibanga. Uyu munsi rero Yosefu ngo ajya gusaba umurambo we. Buri wese agira umumaro mu gihe cye. Yohana se nubwo tumushima kuki atagiye, yari kuhahinguka se. Buri wese ashimaho Pilato ko yahubukaga cyane kuki atagiyeyo, nako Petero n'abandi bose ariko Yosefu ngo aragiye ajya gusaba umurambo we, ngo barangije ngo barawumwemerera. Yosefu uyu ngo yari yarateguye imva ye. Abakire ni umuco w'abakire, wenda muri iki gihe iterambere ryazanye ibindi, ariko nzi ko natwe tuvuka twagiye dusanga hariya hirya iwacu twagiraga abakire. Ndabazi babiri twabyirutse bakazajya bajya kutwereka imva zabo bateguye mu mazu yabo bazabashinguramo, kandi koko byarabaye, bazibashinguramo abantu babiri ndabazi ngewe, kandi ubwo hari n'abandi ntamenye. Abakire rero baga barateguye imva bazagira gute, bazashingurwamo, bakazitegura neza bya gikire. Tagira ngo Yesu yashinguwe ahantu ha feke. Oya, bamushize ngo yamufurebye no mu mwambaro mwiza w'umweru, ngo arangije Yohana yaravuze ngo na Nikodemu nyuma ngo yaraje ngo aza kumufasha, bajya gushingura Yesu. Baba mama bitegerezaga ibintu byose, birivuga ngo ibyo bakoze bamushingura ngo bagiye kureba, bajya kureba iyo mva bagiye kumushinguramo, birisobanura ukuntu yari nziza n'ukuntu yari imeze. Ngo barangije nyine bamurambikamo, barangije bashyiraho n'igitare. Hanyuma ngo abamama bari aho babyitegereza, ngo barirukanka ngo bajya kuzana ibihumura neza. Barirukanka bajya kubizana, ngo bamaze kubitegura neza, ngo bajye kugenda babona ya masaha y'isabato abagereyeho. Cyabiri nabwiye Imana ibintu byawe byose babigize gute, biba biteguye. Baravuga bati yo amasaha tugereyeho, ngo ariko noneho ngo barabika, baravuga ngo noneho ntacyo, ngo isabato ikivamo ku cyumweru mu gitondo kare tuzazindukira kumva, tugende tujyane ibihumura neza. Bari kujyana imibavu n'ibindi bintu byinshi bihumura neza bashyiraga kumva z'abakiri. Kumbe urumva hari harimo akantu k'Imana kwari kugira ngo abamama bazabahamya ba mbere b'umuzuko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So Yesu rero kuwa gatanu nijoro arara hehe? Arara mu gituro, burakeye bukeye. Kuwa gatandatu nta n'ikintu kindi cyabaye, ariko haza kuba ikintu kidasanzwe. Ngo babanditsi n'abafarisayo n'abatambye n'abandi bose baza kwibuka, baravuga ati ariko uzi ko wa muyobe yavuze ko ku munsi wa gatatu azazuka. Ngo bahita birukanka bajya kwa Pilato, bati tuje kukubwira ko wa muyobe yavuze ko ngo napfa ngo ku munsi wa gatatu azazuka. None rindisha zana abasirikare bagende bajye kurinda imva, abigishwa be batazaza bakamwiba, bakazajya babeshya abantu ko yazutse, ngo hanyuma ubuyobe bwa nyuma bukaruta ubwa mbere. Pilato ntiyashakaga kuvuga ibintu byinshi, arababwira ngo mubafate ngo abasirikare ngabo ni mubatware mugende mubakoresha uko mubyumva. Ntabwo yari agishaka kujya mu bintu byinshi, yari agifite romoro. Warangije barabatwara, ngo baragenda barabarindisha. Ngo abasirikare kabo hariwe mu kurinda, ngo bamwe barinda bareba abandi. Urumva hari detaye biri itajyamo, ngo ariko bamwe barinze bareba abandi, mbese bapanuye impande zose. Ngo hanyuma noneho na yamva, ngo icya gitare cyari cyoroshe kuri yamva, ngo bashyiraho ikimenyetso cy'ubushishi, bashyiraho kore nyine barafatisha ku buryo nta mbaraga z'umwana w'umuntu zibasha kuba zagikuraho. Ngo bararinda pe. Nicyo cyabaye kuwa gatandatu rero. Hanyuma rero bigera nijoro kuwa gatandatu, bikubita saa sita z'ijoro ngo bigere mu rukerera rero. Haleluya. Ngo bigere mu rukerera, ibintu bigira gute, ibintu birahinduka. Ngo marayika yamanutse mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ngo araza kiza, ngo haba umutingito, ngo afata cya gitarara kibirindura, ngo arangije akicaraho. Ngo bahagere,
basanga amateka yahindutse ariko birabashobera. Barebye babona yewe ko nta muntu urimo, none bimeze bite, baramubura, barareba baramubura. Ngo marayika arababwira ngo mwe gushakira umuzima mu bapfuye. Haleluya. Mugende mujye kubwira bene data, mugende mubabwira izo nkuru z'uko yazutse, ngo yuko bazahurira nawe i Galilaya, ngo niho bazamusanga. Yesu ashimwe cyane. Ngo baragenda bajya gushaka ba Petero na Yohana, ariko baravuze ngo bageze no mu nzira ngo Yesu arabiyereka, ngo arabaganiriza, arongera basubiramo amagambo ya marayika, mugende mubabwire ko tuzahurira i Galilaya. Ngo baragenda nabo barirukanka bajya kubibwira ba Petero na Yohana. Ngo bamare kubyumva, ngo Petero na Yohana baje birukanka cyane. Ngo baraza, ngo Yohana ari imbere ye, ngo ariko ageze ku gituro afunga amafiri. Petero we murabizi ntiyabazaga byinshi, ngo yaraza ahita amucaho, ngo yinjiramo. Barareba, afata umwambaro, wa mwambaro arareba byose. Urumva nyine bari bagifitemo no gushidikanya, nubwo bari bumvisha inkuru ariko batabyumva neza. Ngo bavuye aho ngaho Yesu nawe arabiyereka, arabwira ngo mugende mubwire bene data ko nzababanziriza Galilaya. Yesu yarazutse rero, ni muzima. Naho twibuka urupfu rwe, ariko ni muzima. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ku musaraba rero twarahakiriye. Uriya twageze ku musaraba, natwe tubona ibitangaza. Niyo mpamvu burya tuvuga amateka yacu, tukavuga ibyo Imana yakoze. Nsoza nibutse ibya Mukristo ageze ku musaraba. Kristo ageze ku musaraba, ngo ahantu hose rero anyuze ashaka icyamukiza umubabaro n'umutwaro yari yikoreye, ngo byari byarananiranye no kwamwikirisha amategeko byarananiranye. Ngo ariko arazagere, ngo agere ku musaraba, ngo arawutumbira. Ngo wera utumbiriye, ngo ku mugongo hari igitwaro kiremereye cyane cyari kimaze kimuremereye. Ngo agiye kumva yumva imigozi yari igihambiriye kuri we, ngo iranyushutse. Ngo cya gitwaro ngo kiramanuka, ngo kiramanuka, ngo kigenda mu mva yari inyuma ye, ngo kiragenda, ngo buheri heri 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 heri. Ngo yumva araruhutse, ngo yumva abaye amahoro. Ngo agitangarira ibintu bibaye. Haleluya, haleluya. Ngo hahita haza abagabo bangahe? Ngo abagabo 3. Nabo bafite igisobanuro. Ngo baraza, ngo ijambo rya mbere bamubwira ngo amahoro mwene data. Ijambo noneho ngo umwambere ngo aramubwira ngo ibyaha byawe byose urabibabariwe, mva ku musaraba. Haleluya. Ngo wa kabiri ngo amwambura imyambaro y'ubushwambagara, ngo descendo bere fore, ngo amwambike umwambaro mwiza wera. Mugire gutya ariko. Haleluya, haleluya. Ngo wa gatatu ngo amushyire ikimenyetso hehe? Mu ruhanga. Twashyizweho ikimenyetso. Hari ikimenyetso ab'isi batabona dufite tugendana. Turasa ku mubiri, turi inzobe n'ibikara, ariko hari ibanga, hari tepevoria, hari ikimenyetso kitadesa cy'abacunguwe. Ngo amushyire ikimenyetso mu ruhanga. Ngo arangije, ngo ikindi yamukoreye cya kabiri, ngo amuhereze umuzingo. Aramubwira ngo uyu muzingo wakire, ngo uzajya ugenda uwusoma, ngo kuzageza igihe uzagerera mu rurembo. Kuzageza igihe uzagerera mu rurembo. Haleluya. Tujye tusoma kuzageza igihe tuzagerera mu rurembo. Muramenye ntimukibagirwe gusoma uyu muzingo. Kuzageza umunsi tuzagerera mu rurembo. Ngo Mukristo aranezerwa cyane biramurenga. Ngo atangira gutanga ubuhamya, ngo arabyina yitera hejuru. Aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ngo ntagire ikintu na kimwe kibasha kumara umubabaro. Ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, ngo hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Ngo ahangaha ni umutwaro wamvuye ku mugongo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.